Ni ku nshuro ya 28 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu munsi rero muri studio ndi kumwe na Serge Gasore, akaba ari umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanone akaba ari n'umwanditsi wanditse igitabo cyitwa My Day to Die, akaba anafite foundation cyangwa se umuryango wita ku bantu barokotse ndetse unafasha n'abana b'imfubyi witwa Serge Gasore Foundation. Tukaba turi kumwe nanone rero n'umwanditsi w'ibitabo nawe warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 witwa Albert Nsengimana, akaba nawe rero yaranditse igitabo cyitwa Ma Mère Matiwe. Abo bantu rero uyu munsi turi kumwe kugira ngo tuganire insanganyamatsiko yacu dufite uyu munsi, ariyo kudaheranwa n'amateka ndetse n'isomo urubyiruko rwakwigiraho kuba abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bataraheranwe n'amateka cyangwa se bataraheranwe n'agahinda, ahubwo bakaba baragize icyo bimarira muri imyaka 28 kandi na n'ubu bagikomeje kandi bagikomeye. Reka tubakire muri studio. Serge, amakuru? Murakoze cyane. Meze neza? Turaho, turakomeye. Mukomeze mwihangane kandi mukomere muri bino bihe bitoroshye. Watangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ese Serge Gasore ni muntu ki? Murakoze. Nkuko wabivuze banyita Gasore Serge. Nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Hanyuma ibirenze ibyo nkaba mfite umuryango nkuko wabivuze bita Gasore Serge Foundation, ukora ibikorwa bitandukanye nza kuvugaho wenda mu buryo bwimbitse, ariko ibyo bikorwa byose nkora mbikora kubera ko numvishe ngomba gufasha abanyarwanda nyuma yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi, nkuyemo amasomo, nkabona ko kandi nanone nk'umuntu ugifite imbaraga nakagombye gutanga umusanzu wanjye. Wenda nsubiye inyuma gato nkababwira uwo ndiwe naho jenoside yakorewe abatutsi yansanze. Jenoside yakorewe abatutsi yansanze mu murenge wa Ntarama, cyahoze ari secteur Ntarama. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Icyo gihe rero nakuraga, nibwo mu by'ukuri ikintu kijyanye no gutoteza abatutsi cyari kimbitse, kuko ndabyibuka muri iyo myaka, ndabyibuka mvuye ku ishuri saa 11 nibwo twatahaga. Nageze mu rugo, nkizamuka ku muharuro w'iwacu mbona imodoka ya burugumestre wari uriho icyo gihe, nzamutse inyuma n'abapolisi buzuye mu modoka. Ubwo rero kugira ngo ubone burugumestre azamutse ku muharuro w'iwanyu byabaga ari nk'igitangaza. Ndazamuka n'igihunga cyinshi mpita ninjira mu rugo, ninjira mu nzu, ariko ngeze mu nzu muri salo mpita mpurana nyogokuru twabanaga, ndamubwira nti mbonye imodoka y'abapolisi inyuma. Nyogokuru arasohoka areba agisohoka akigera imbere y'imodoka, ahura na burugumestre wari uyisohotsemo. Burugumestre amujomba inkoni ati, mukecuru tuzi ko umuhungu wawe yagiye mu Nkotanyi. Mukecuru aramubwira ati, nyogokuru aramubwira ati, ntabyo nzi. Ubwo baje kugenda, bamaze kugenda ariko dusigarana igihunga tuvuga tuti ibya byose tugiye gupfa, kuko twumvaga ku misozi y'ahandi hantu bita za Mayange abantu bari barimo baricwa. Twumvaga ari twe dutahiwe. Itotezwa rero ryarakomeje, kuko ubwo ibyo byari bibayeho, ariko nari mfite bakuru banjye n'ababyara banjye bigaga muri za interina hirya no hino mu gihugu. Nabo bazaga batubwira amakuru y'uburyo bafashwe nabi, uburyo batotezwa nk'abatutsi. Ariko njyewe kubera nari umwana, byinshi ntago nabashaga kubikurura. Ntago nabashaga kubikurura, urwo rwango bafitiye abatutsi ntago nabashaga kumva ahantu bituruka, ariko abakuru barabibonaga. Ndibwihuteho gato rero, ngere muri 1994, ubwo indege ya Habyarimana yari imaze kugwa. Nyuma y'itariki 6 twese twarabyumvishe,
twumva urusaku rw'amasasu. Abakuru nyine babonaga ikigomba kuzaba, ubwo icyo gihe baratubwira ati karabaye. Twararyamye, mu gitondo cyaho ndabyibuka nabyutse ngiye gushaka amazi yo kujya gukaraba, nyambukiranya akayira kari hirya y'iwacu, mpura n'umugabo bitaga Gregoire wakoraga kwa padiri. Arambwira ati sha wakana, ati subira mu rugo. Ubwo nahise nsubira mu rugo. Arambwira ati subira mu rugo, ati batangiye kwica abantu mu nzira. Nsubira mu rugo njya kubwira nyogokuru, ndamubwira nti mu nzira birakaze. Gregoire arambwira ngo ninsubire mu rugo. Nyogokuru rero yari abizi bigomba kuba, kuko gutegurwa kwa jenoside bari baratangiye kubibona kera nk'abantu bakuru. Atavuga ati ahubwo mutegure ibintu duhunge tujye ku kiliziya. Ubwo twahise dufata umuhanda twerekeza ku kiliziya ya Ntarama, ariko ubwo muri uwo muhanda nyine hari huzuye ibintu, abantu benshi, amatungo, abantu bikoreye imizigo, twese nyine buri muntu yajyanaga icyo ashoboye twerekeza ku kiliziya. Ariko ubwo twabaga turimo turabona imisozi hakurya aho bita za Kibungo, hejuru aho bita za Nyamabuye, twabaga tubona amazu arimo arashya, cyane cyane ko icyo gihe amazu menshi yabaga ari n'ibigonyi, byabaga byoroshye interahamwe kuyatwika. Ubwo rero urugendo rwarakomeje tujya ku rwibutso. Ku rwibutso twabaye iminsi itari mike, mu gihe interahamwe zabaga zirimo zirica abantu basigaye mu mago, mu ngo, abasaza n'abakecuru batabasha kugenda ngo bajye ku rwibutso, bajye kuri kiliziya ya Ntarama. Ubu yahindutse urwibutso rwa Ntarama. Gusa impamvu batageraga ku kiliziya, batahise bagera ku kiliziya mu minsi ya mbere, nuko abasore n'inkumi babaga bari kumwe natwe bagerageje kwirwanaho bakoresheje intwaro za gakondo, bituma rero babatinza kugera ku kiliziya. Ariko baje noneho bashegesha abo basore bacu n'inkumi, barabarasa, abandi barabatemagura. Noneho birangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane, igitero simusiga kije ku rwibutso rwa Ntarama, kirimo abasirikare, kirimo interahamwe zivuye imisozi yose. Ubwo ntago nakubwiye detaye nyinshi kuko byafata iminsi nk'ibiri, nawe urabyumva ibintu bijya mu gitabo. Noneho ubwo badusanze mu kiliziya, ndabyibuka nari nicaranye na nyogokuru wa wundi twabanaga. Bageze mu kiliziya, ubwo bahereye inyuma mu kiliziya ku bahazi cya Ntarama, bahereye inyuma aritari, ubwo yo yari imbere, natwe twari twicaye imbere hafi ya aritari. Baturutse inyuma, ubwo batangiye kunagamo grenade kugira ngo bace intege abantu bari bahagaze ku miryango bashaka gutangira interahamwe. Izo grenade rero baziteramo ziduca intege, batera n'izindi mu madirishya ya ruguru. Ubwo twese icyo gihe buri muntu wese yagwiriranaga ashaka kwegera aritari, kuko abantu benshi baravugaga bati nimpfa mfe ndi kuri aritari, ko imyemerere yacu yatubwiraga, kuko nimpfa ndi kuri aritari ndajya mu ijuru. Ubwo nyogokuru yarankomye kuko nari nimuryamyeho, arankoma arambwira ati haguruka tugende kuri aritari. Turagenda, tugeze hagati ya aritari n'intebe y'imbere, hari grenade yaturutse ruguru mu idirishya, ahantu bari barangije gusenya deja. Iyo grenade iraza, niyo yamutwariye ubuzima, iramushwanyoza. Imaze kumushwanyoza, narindi imbere ye, narindi inyuma ye. Noneho ariko hari abantu bari hagati yanjye nawe, kubwo yarankururaga, ariko kubera nari gatoya nyine, ubwo bituma noneho grenade ngiye itangiraho, ariko amaraso ubwo yahise ankwiraho umubiri wose. Icyo gihe nahise mba confused, nahise ntubwenge, mpita ndeba umuryango kuko nari nteganye nawo usohoka hepfo. Ndasohoka, ngeze hanze nsanga umupolisi bita Zach arimo ararasa abantu.
ambonye nanjye tangira kundasa, ubwo wasohokaga mu kiliziya wese yahitaga amurasa. Ngeze hepfo rero maze kwambukiranya kubazi kiliziya Ntarama, hari hubatswe n'imiyenzi, ngo naciye muri iyo miyenzi ndiruka, ntunguka mu muhanda ndambukiranya, ngeze hepfo ngwa mu muringoti. Nguye mu muringoti rero ubwo yabaye nkaho ambuze, hacama akanya gatoya nditsa, mbonye ahuze ndongera ndahaguruka ndiruka. Uwo munsi abantu benshi batikiriye muri kiliziya ya Ntarama, ariko abaharokotse bahise bagenda bagarukira ku mashuri ya Cyugaro, ari naho amashuri ya Cyugaro ubwo ni nko mu kilometero kimwe uvuye kuri kiliziya. Intambwe zari zishe ku buryo zari zarushye, ku buryo uwo munsi zitashobora gukomeza ngo zijye Cyugaro. Ubwo rero bagiye bagarukira Cyugaro, njye ariko nari narorongotanye nakomeje hirya ndenga Cyugaro, aho nagiye ngera ahantu bita ku Kinyana. Ngezeyo mpahurira n'umugabo bita Gasadura n'undi bita Nshimiye n'abandi ntibuka amazina. Mbaguyemo rero barambwira bati tuza ntacyo kibaye. Nkibagwamo nari nzi ko ari nk'interahamwe, ariko maze kubegera nasanze ari abacu. Ubwo twahise dufata inzira twerekeza mu rufunzo ruri aho hafi aho, ariko dupanga ko tuza gusubira Ntarama tukajya kureba uko byagenze. Ijoro ryadusanzemo aho turimo turagenda mu rufunzo, ubwo ibitotsi bikamfata mu ijoro, ngahondobera, najya kugwa mu cyo bita Nyirabahanga, bakanzamura, urumva narakana, bakanzamura tugakomeza tukagenda, twagera imbere nkongera ngasinzira, bakanterura, ariko turimo turashaka agahanda kazamuka gakuka kajya i Ntarama. Twajya gusohoka mu rufunzo tukumva interahamwe ziri ahantu zirimo zirabyina, zirya inyama zibyina, tugahita tugira ubwoba tugasubira inyuma. Twakomeje kugerageza, biza kurangira tubonye inzira itugeze i Ntarama. Tujya i Ntarama, ariko turi mu nzira ubwo hari mu gitondo, tugahura n'abantu bavuye mu kiliziya buzuyeho, ubwo n'abarokotse buzuyeho amaraso. Ndabyibuka nahuye na babyara banjye, bari bazi ko napfanye na nyogokuru, kuko bari bazi ko njyewe nawe tutashoboraga gutana. Bati warokotse? Nti narokotse. Ariko njyewe nkumva ndashaka kugera ku kiliziya, numva nshaka kugerayo kugira ngo musezere bwa nyuma. Ubwo twaje kugenda tujyayo, tugeze ku rwibutso dusanga abantu babishe, banabakozemo amasiteri, babagerekeranyije. Tuza kwinjiramo mu kiliziya mo imbere, dusangamo abantu nk'ubwana, abantu bagwiriye, bakaduhamagara, bakumva uvuze bati runaka, baguhamagara mu izina ukabakururamo. Ubwo rero abo tubashije gukuramo twahise tubajyana i Cyugaro. Tuba i Cyugaro nyine kuri ayo mashuri ya primaire, naho nize primaire imyaka 2 ya mbere. Tubajyanayo, ariko naho nyine ubwo ngezeyo abantu barishimye bati twari tuzi ko wapfuye, bampa amata ndanywa, bampa ibiryo bari bapakiye ndarya. Ubwo tubaho Cyugaro naho rero nihuse, twahabaye iminsi myinshi, ari nako tugerageza kwirwanaho, kuko buri munsi habaga hari igitero cy'interahamwe cyiza, tukagerageza guhangana nacyo, kikatwicira abantu benshi, kigasubira inyuma, kugeza ubwo baduciye intege neza burundu. Hajemo n'abasirikare nanone bagarutse ku yindi nshuro, batwerekeza mu rufunzo. None ubwo tuvuye mu kiliziya tugiye ku mashuri, tuvuye ku mashuri none ubwo twimukiye mu rufunzo, kandi ubwo niko babaga bamaze kudushegesha, bisha abantu bacu benshi cyane. Abo biciye mu nzira
ubwo icyo gihe twari turi icyugaro baje gusanga data wacu mu nzu yari hafi aho yari yihishe, bamwica urupfu rubi cyane, bamwishe bamuciyemo ibice byinshi cyane. Buri munsi uko tuje tugasanga bamukase igihimba cy'umubiri. Ibyo nabyo byabaye nanone kuri masenge, nawe bamwica urupfu nk'urwo, we n'umugabo we, hafi aho y'amashuri. Buri gihe uko tuvuye mu rufunzo nimugoroba tugasanga babakoreye iyicarubozo, ariko ntitwabaga dushobora kubihwanyiriza, ntitwashoboraga kubavura, ntiwashoboraga kubahamba ari bazima, ntiwari ufite aho bajyana. Byabaga mbese ari agashinyaguro, arabaga bakoreye agashinyaguro twe tudafitiye igisubizo. Twaje rero kujya mu rufunzo ku munsi nawe utari woroshye, aho baje baratwica, interahamwe zizana n'abasirikare, ku buryo icyo gihe batumana mu rufunzo batuvana icyugaro ku mashuri mu mvura isanzwe ariko no mu mvura y'amasasu, ku buryo wabaga urimo uragenda n'umuntu umuhagaranya ajya kubona ukabona yituye hasi, urimo urabara uti ngewe ndi bwiture hasi ryari. Twaragiye turakomeza tujya mu rufunzo. Mu rufunzo naho tubayo, abaza urufunzo muzi uburyo ruba rwarakuze rwigira hejuru, ariko mu rufunzo twabayeyo ku buryo interahamwe zidusanga buri gihe zikatwica, abo zisanze imusozi zikabica, zikinjiramo imbere zikicamo abandi. Inkotanyi zaje kutubohoza mu rufunzo harabaye nk'inzira, kuko kubera guhora twirukankamo twihisha mu rufunzo. Wenda nihuseho gato, mu rufunzo batugeragaho mu gitondo kare kare bakica bakagenda, ariko hari ikintu ntajya, iyo ntanze ubuhamya ntajya mvuga ngo nibagirwe, ni mukuru wanjye muri uko kuba mu rufunzo wajyaga areba interahamwe zigiye kuza, akagenda agakoresha uko ashoboye akanyurana nazo, yarangiza zataha zimaze kutwica zaturangije, akaza atuzaniye ibyo kurya nimugoroba. Urumva ubutwari burimo aho ngaho, akaza twese rwose ababashije kurokoka tukabasha kubona icyo turya. Uwo mukuru wanjye yitwaga Rudakemwa, yari uwo kwa data wacu. Rudakemwa rero yaje kugwa mu gico cy'interahamwe, ziramutema ku gitero cyari cyaje na cyari simusiga, ziramutema, zimutema ku buryo warebagamo imbere mu mubiri we. Ubwo urumva umuntu waturwaniriraga ishyaka aragiye, umuntu wari intwari aragiye, bamugize ikimuga. Icyo gihe nubwo nari umwana byahise binkiramo ko ari ngewe utangira gufata inshingano ze, ku buryo ubwo narageragezaga uko nshoboye kose nanjye nkashakisha uburyo ari bubone ikintu arya aho aryamye mu rufunzo, kuko yari atarashiramo umwuka. Rudakemwa buri gihe namugeraho akantera morale, mu gihe nakabaye ari ngewe umutera morale, ahubwo akaba ari untera morale ati muzarokoka, muzabaho kandi muzaba abagabo. Ijambo na n'ubu rikinkoraho cyane, ati muzaba abagabo kandi ukabona afite imbaraga. Yarangiza akavuga ati icyazampa nkabona nkapfa mbonye inkotanyi. Ubwo rero Rudakemwa twaramurwaje, ariko nta kumurwaza nta kuntu kwabara kuvuga ngo nanjye sinzigaye ko ntacyo nakoze, kuko wabaga ubona umuntu yabaye inyo, ararya ukabona ibyo ariye ukabibona bimanuka, wabaga uzi ko azapfa. Byaje kurangira rero inkotanyi ziza Rudakemwa atarashiramo umwuka, apfa nazibonye nk'uko yari yarabyifuje. Ku munota wa mbere rwose zikihagera
yarazisuhuje ahita ahera umwuka. Ariko wenda mvuze uburyo inkotanyi zaraje zigeze mu rufunzo, zigeze hafi y'urufunzo zijya mu rugo rw'ahantu havaga umuhungu wari inkotanyi, araza ahitira iwabo, ageze yahasanga umubyeyi we, ambwira ati ni twebwe inkotanyi twaje, ati genda ujye kubwira abandi mu rufunzo bazamuke. Barazamutse rero, baraje, ubwo yaraje arabitubwira, bitubwiye abantu batangira gushidikanya, aravuga bati uyu muntu ni ukugira ngo aze kuduta mu gico cy'interahamwe, ntabwo ari inkotanyi. Turashidikanya ariko biza kurangira tugiye, turagenda, inkotanyi ubwo ziba ziratubohoye, tujya i Nyamata. Tujya i Nyamata mu mujyi, ntabwo byari byoroshye, ariko ndibuka inkotanyi twahuye ikiri urubyiruko rwose, duhurira ahantu bita ku Bapene. Inkotanyi yikoreye RPG rwose, ubona ko akiri umujene, aratubwira ati tuzahurira i Kigali. Wabona iyo morale afite, wabona iyo mbunda yikoreye imurusha ibiro, ukumva ugize morale, kumva uwo muntu afite ako kanyabugabo n'uburyo twebwe twumvaga byararangiye. Icyizere rero kiragaruka, tujya i Nyamata, inkotanyi zitwitaho, baduha ibyo kurya, baduha imyenda. Ubwo benshi twari twavanye indwara nyinshi mu rufunzo zitandukanye, baratuvura, ariko abandi nabo birangira bitabye Imana kuko wenda babagezeho bitinze, bitaba Imana, turabashyingura. Njyewe rero naje kugira amahirwe, umusirikare w'inkotanyi aza kuntwara, turabana, arantwara, turabanza tujya kuba ahantu bita Rwagitima, tuvayo tuza i Kigali. Tugeze i Kigali anshyira mu ishuri ndiga, aranyigisha kugeza igihe mboneye umuryango wanjye, nsubira mu muryango wanjye. Maze gusubira mu muryango wanjye rero, narize mu rugendo rutari rworoshye, nk'abandi bose bari mu kigero cyanjye se cyangwa bari barokotse. Turiga ariko tugira amahirwe, tugira ubuyobozi bwiza bw'igihugu buturwanira ishyaka ngo twige, turiga, ndanabushimira. Mu nzira itari yoroshye turiga, tumaze kwiga, bamwe tugenda tunabona tunishakamo ibisubizo, kuko nkanjye ndabyibuka maze kugera mu wa 4 segonderi, icyizere cy'ubuzima kimaze kugaruka, maze guhitamo kubaho ko nari mbonye ko byose bishoboka, naje kugerageza impano zitandukanye, nza kugerageza imikino ya siporo, kuko siporo nayikundaga. Siporo imwe rero iza kumviramo impano ikomeye yo gusiganwa ku maguru. Ndasiganwa, maze gusiganwa, ariko ubwo no mu ishuri nabwo nari ndangije mfite buruse ya leta injyana muri universite, mpita mbona buruse yindi njyana kwiga muri Amerika. Ndagenda ndiga, ariko muri vacances nkagaruka iwacu ku musozi aho mvuka, aho narokokeye. Nahaza buri gihe nkabona uburyo nyine bashegeshwe, uburyo bakiri mu bwigunge, nkumva hari ikintu nakora, ku buryo nubwo najyaga ku ishuri nabaga nsa naho igice cy'umutima wanjye kimwe nagisize iwacu mu mudugudu. Naje rero gukora ibintu bitandukanye bijyanye no kuba nahagarura icyizere, nahagarura ubuzima, nubaka amashuri, nubaka ivuriro, mpashyira ibikorwa by'isanamitima, mpashyira ibikorwa bya siporo,
bitandukanye bifasha urubyiruko, mpashyira ibikorwa byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ku buryo muri ibyo bikorwa byose naje no gukomeza gukora mu buryo bwimbitse aho ndangirije amashuri, bibasha guha akazi abantu bagera mu 100 buri kwezi, wajya n'abahakora wenda mu buryo bwa bubyizi bagera muri 200 ku munsi. Ndakomeza ndiyubaka, ariko numva ko hariho ibyo nagezeho, ariko numva ko urugendo rugikomeza rwo kwiyubaka. Ndumva ari ibyo ngibyo, wenda ntizimbye mu magambo ko ndi kumwe na mugenzi wanjye, nibiza gukina ko hari ibindi nongeraho ndabivuga. Murakoze. Murakoze cyane, reka tugushimire Serge kubwo kwiyubaka no kubutaraheranwe n'amateka, hari nabo wafashije, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Turi kumwe rero nk'uko twababwiye na Albert Nsengimana, nawe uri kumwe natwe, warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko akaba yarananditse igitabo. Serge, Albert, watubwira muri make ubuhamya bwawe mbere yuko tubanza kujya no mu nzira zo kwikuramo no kudaheranwa n'amateka, ubundi byakugendekeye bite? Urakoze. Mu by'ukuri amateka burayi byatubayeho kuyavuga ntago byoroshye. Mpereye ku byo mugenzi wanjye yavuze, turi no mu myaka imwe, ni ibintu bikomeye, ni ibintu bitoroshye. Rimwe na rimwe niyo tubivuga birongera bikadukomeretsa, tukongera tukababara, ariko twahisemo kubivuga, twahisemo kubibwira abandi kugira ngo bumve inzira y'umusaraba twanyuzemo, bumve ibyo twakorewe, kugira ngo bibabere isomo. Niyo mpamvu kampere ku mazina yanjye, nitwa Nsengimana Albert, ndubatse, mfite umugore n'abana. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yabaye mfite imyaka 7, mvuka mu bana 9. Abana 9, hakiyongeraho papa na mama, bose barapfuye, ariko mama umbyara we yapfuye nyuma ya jenoside. Navutse mu muryango mwiza ariko badahuje ubwoko. Papa w'umututsi, mama w'umuhutukazi, kuvuga ngo famiye yanjye yo kwa mama bose ni abahutu. Nk'uko mubizi, abahutu nibo bahigaga, abahigwaga ni abatutsi. Navukiye mu cyaro, ahantu bita Kabarondo, mu cyaro hitwa Irundu na Rubira. Kera hari muri prefectura ya Kibungo, muri komine Kabarondo, ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Kabarondo. Ni mu cyaro hepfo, ni nk'ibirometero bigera muri 10 uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Narindi umwana wa 7, inyuma yanjye hari 2 mu bana 9. Igitabo nanditse rero ku buzima bwanjye, kampere ku mpamvu nyamukuru yatumye nyandika. Impamvu ya mbere kwari ukugira ngo mbwire abanyamahanga ukuri kw'ibyatubayeho. Igitabo cyanditse mu rurimi rw'Igifaransa, cyitwa Ma mère m'a tué survivre au génocide des Tutsis au Rwanda. Kwari ukugira ngo mbwire abanyamahanga, mbabwire ngo dore ibyo twanyuzemo, dore ibyo twakorewe, dore agahinda twahuye nako tugatewe n'abacu, kuko nta munyamahanga wigeze uza kutwica. Serge yabivuze, abo bose bamwiciye arabazi, nanjye ndabazi. Impamvu ro nyamukuru
kugira ngo nandike igitabo nuko navuze ngo murebe ibyatubayeho tubikorewe n'inshuti n'abavandimwe. Ese mwebwe muri hehe? Ntabwo ntimwakigira muri ibi ngibi. Twagizwe imfubyi, Serge ni imfubyi, nanjye ndi imfubyi, nta muvandimwe ngira, nta papa, nakuriye muri ubwo buzima bw'ubupfubyi bitewe na ya mateka mabi. Mu by'ukuri iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri kwari ukugira ngo nereke abahakana bakanapfobya jenoside ibyabaye ku manywa, ngo muravuga iki ko ibyabaye ari ngibi, ko ibyatubaye hari ngibi. Ni mu bisome mu birebe. Munyihanganire gato. Ibyo byose rero ni ukugira ngo amateka yacu atazasibangana n'ay'abacu. Turiho, ariko turiho kubera bo. Ubuhamya bwanjye ni burebure, ndagerageza kubuhina kuko ni byinshi. Abenshi bazabisoma mu gitabo kugira ngo bashe kwisobanukirwa. Buri gihe uko mvuga aya mateka ndakomereka, ariko ngomba gukomera. Nanabyifuriza n'abandi, n'umuvandimwe Serge n'abandi bose n'abanyarwanda, mbabwira ngo dukomere. Aho twavuye ni habi, ni kure, habi hashoboka, ariko turiho. Niyo mpamvu mbakomeza ngo bakomere. Turimo turibuka ku nshuro ya 28 jenoside ikorewe abatutsi. Twe twayirokotse, tugomba gukomera. Tugomba no kubaha icyizere cyo kubaho kirahari. Nk'uko nabivuze rero, muri 1994 ndemfite imyaka 7, ariko nanone ikintu ndagira ngo nkibutse abantu, ntabwo jenoside yatangiye muri 1994. Jenoside yatangiye kera, yatangiye mbere 59, 61 abatutsi barishwe. Ariho mwumva abantu bahungiye hanze i Bugande hehe na hehe ari abanyarwanda, bakanga kugaruka, basaba kugaruka mu gihugu bakabangira, kandi ari abanyarwanda. Mfite famiye yahunze muri 59, mfite famiye yahunze muri 73. Habyarimana afata ubutegetsi, icyo gihe hose abatutsi baricwaga mpaka muri 97. Biriya byari rurangiza. Abatutsi n'ubundi benshi bari barapfuye, bari babizi, bari barabyiteguye, bavuga ati kuko nta n'uwari wemerewe kurenga igihugu. Hari indangamuntu aho wacaga hose barayikubazaga, ukayigaragaza, uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu. Waba uri umuhutu bakakureka ugatambuka, waba uri umututsi bakakwica, waba utayifite baturi inyenzi bakakwica nabwo. Urwango rero rwahereye kera. Urwango rwigishijwe ahantu henshi, mu mashuri, mu binyamakuru, ku maradiyo nk'aya mateleviziyo, ibyinshi. 1994 rero yatangiye ndi umwana, mfite imyaka 7 nk'uko nabivuze. Baza kutwicira umuryango, ariko famiye yaje kutwicira n'iyiwacu wo kwa mama. Basaza ba mama, babyara banjye, bose bari interahamwe. Baje batwara mama, twebwe baradusiga, papa na bakuru banjye barahunga. Nasigaranye na barumuna banjye 2, nari mfite barumuna banjye 2 bankurikiraga. Umwe yari afite imyaka 5, undi afite 3. Twagize amahirwe ntibatwica uwo munsi, ariko papa na mukuru wanjye w'imfura bajya mu kiliziya. Mukuru wanjye witwaga Kayumba, yari umuntu ukunda gusenga, azi no kuririmba mu kiliziya. Mukuru wanjye wundi wamukurikiraga we yari umurokore, ajya mu kiliziya cy'abapantekote, ari naho baje kumukura baramwica. Jewe nagerageje gukora uko nshoboye kugira ngo nkize barumuna banjye. Ndabyibuka nafashe amatungo yari ahari nyajyana ku baturanyi b'abahutu. Abahutu barabyanga, bati izo turaza kuzirya byikwirirwa bikurushye. Mu by'ukuri bari babizi, ko barabyumvaga ku maradiyo, mwica abatutsi, byinshi cyane bibi. Njya kwa sogokuru byara papa, twari duturanye, ni umusaza wari ukuze yitwaga Sekuri Faustin, yari n'umutware mbere ho gatoya mu myaka yari yarabanje. Yari umusaza mwiza ufite inka nyinshi, iwacu hari inka
so mpamusanze niwe wambwiye ibirimo kuba, ko twe twari abantu mu by'ukuri ntabwo twumvaga ibirimo kuba. Arambwira ati narahageze ndamubwira nti twari tuje ngo duhishe. Arambwira ati ntabwo nashobora kubahisha, ati nanjye ndabizi bari buze kunyica. Ati ibingibi ni nk'ibyo muri 59, ati n'ubundi abatutsi bari bubice. Nibwo nabyumvishije, ndavuga nti okay, nti rero duhishe, ati ntaho nabahisha, ahubwo mujye kwa nyogokuru ubyara nyoko n'abahutu bari bubahishe. Nafashe barumuna banjye babiri, umwe w'imyaka 5 undi w'imyaka 2, ndamuheka umutoya, uwo wundi mufata akaboko. Rwari urugendo rutoroshye, hari mu gitondo kare, tugenda duca mu mirambo y'abantu bari bishe ku munsi wa mbere, ubwo hari ku itariki 8, ku itariki 7 abambere bari babishe. Turagenda, inzira nari nyizi, kwa nyogokuru najyaga njyayo, abo ba marume nari mbazi, abo babyara banjye nari mbazi, bose nta n'umwe tutari tuzi. Ndagenda, uwo uko nakamuhetse, ndibuka ijambo twavuganye rya nyuma, yabonye abantu bari bapfuye, arambaza ati se ko bari abantu bapfuye? Ndamubwira nti babishe. Ati se babice iki? Ndavuga nti n'abatutsi. Arambaza ngo natwe tuzapfa? Ndamubwira nti oya, ariko yaje gupfa. Nibyo navuganye nawe bwa nyuma, ariko kuko bari bumvise ko n'ubundi numvaga nta mpamvu yo kubahisha, wenda icyo namubwiye nuko namusezerana ko tutazapfa akaza gupfa, ariko nagombaga kumubwiza ukuri. Ikindi cyongeyeho, umubyeyi wacu yari yadutaye. Ibyo byose nakoraga mama niwe wagombaga kubikora, ntabwo ari jyewe. Ko bari abana be, ni barumuna banjye, ariko bari abana be, niwe wagombaga kubikora. Nagize amahirwe mbagezayo kwa nyogokuru ubyara mama, nsanga abandi bakuru banjye ukuyeho babiri b'imfura n'uwamukurikiraga na mama, musangayo. Nta kindi, nkihagera numvise ko nkize, numvise ko ngeze mu muryango, ikindi umuryango udahigwa, umeze neza, utekanye. Ndavuga nti ibyo ari byo byose bari buduhishe, ko nabyumvaga, ni nako nabitekerezaga. Ariko bakuru banjye nsanga bihebye. Ijambo nabajije mama, navuga mama, kuki mwadusize? Aranyihorera, nta jambo yigeze ambwira. Ariko Redi nawe yari yahindutse, bari bamuhinduye, bo basaza be, interahamwe n'abandi bose bamubwiye bati abatutsi bagomba kwicwa, nubwo washatse mu batutsi, we ntabwo uri umututsi, wowe uri uwacu, wowe ikureho icyaha, wowe nturi umututsi, uri umuhutukazi, batange babice. Umubyeyi gito nawe arabyumva, arabyemera. Ntacyo nigeze atumarira. N'abo bakuru banjye nasanze bigunze, bababaye. Cya cyizere nari mfite cy'uko ngiye gukira, nanjye kirashira. Ndavuga nti ibintu birakomeye, byari bikomeye kandi koko. Ndavuga nti ariko ubwo ahubwo ibikomeye byari bitari byaza, kuko ibibi byari imbere cyane. Ntabwo byari byoroshye. Mukuru wanjye wari urimo mukuru agerageza kubasaba imbabazi, barazitwima. Hari marume nitwaga Mukuru Arinda, yaravuze ngo jyewe ndaje nzana interahamwe zanjye tubicire hano sur place. Ubwo jye nahageze yahavuye, kuko yagiye kuzana izindi nterahamwe n'abandi, kuko ntago bari kutwishoboza. Bakuru banjye bandi 4, wari uri mukuru, harimo bafite imbaraga. Baranavuga ati ibyo ari byo byose ntago nabica ndi n'umwe, ndi bwica umwe 2, abandi birukanka bancike. Nta kindi twari gukora, umuryango watwanze, kwa mama nta mbabazi badufitiye.
babyara bacu nta mbabazi badufitiye, ariko nkabareba nkavuga ntariko se aba bantu bundi ni ba bandi nzi, ni ba bantu bazaga iwacu, ni ba bantu twahaga amata, ni ba bantu twahaga umutobe, ni ba bantu twavuganaga, nkabiburira igisubizo. None nareba na mama nkavuga se ni mama, ni we utanatuvuganira nibura. Ariko nuko situation giye niko nabyumvaga ndi umwana, nta n'ikindi nagombaga guhindura, cyari gisigaye no gutegereza gupfa. Mukuru wanjye wari urimo mukuru yaravuze ati ibyo ari byo byose reka dushakisha ubundi buryo dushaka aho twajya abantu kuduhisha. Twagiye kwa mukuru ku mugabo wari warabye papa mu batisimu, tugezeyo ntiyatumye tunahamara umwanya, yaravuze ngo ahubwo muze mbajyane babice vuba hakiri kare. Afata icumu, umugabo n'umugabo mukuru nta ashobora kuba atakiriho, ariko abana be bariho barahari, afite n'abana b'abapolisi hano mu Rwanda barahari abana be. Nkiraho ndagira nshimire leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yo yemeye kutavangura, yo yemeye yuko abantu bongera kwicarana, abantu bakabana, abantu bagakorera igihugu. Muri abo bana be mvuga harimo umwe muri abo waduherekeranyije na se ngo bajye kutwica, arahari, ni n'umwofisiye. Hari amakuru mperutse kumenya, sinzi nimba ari byo, ko ari umupolisi hano, yari ahari. Baratujyana, mukuru wanjye wari urimo, uwo mukuru niwe urumva wadiringa ibintu byose, igihe narindi umwana ndi inyuma ngenda nashobewe ntacyo mvuga, nta n'icyo nari kuvuga. Aramubwira ati se ko twabanye, ko wabye papa mu batisimu, ukaba waranywanye na sogokuru, ubu ugiye kutwica, uratujyanye ngo batwice? Watubabariye se amaraso yacu ntazakubarweho, ubwo abandi bakaba ari bo batwica? Arabyumva ariyumvira, ariko n'ubundi yarakuze aravuga ati ibyo ari byo byose ntagaba nabica bose. Atoka ati nta kibazo, ati mugende n'ubundi, ati n'ubundi ndabizi ntabwo muri burenge hariya, n'ubundi bari bubice, ntaho muri bugi. Ariko ubwo mbere hari ibiganiro twari twagiranye, twamubwiye ko batwirukanye iwacu hehe, nawe n'ubundi urumva yavuze ati n'ubundi ntaho mugiye, muhungiye ubwayi mu Kigunda, n'ubundi ntaho muri bujye. N'ubundi abantu badukora ibintu bibi, abantu baraduhemukiye, abantu baraduhemukiye. Nkomeje, twasubiye hahandi ho mama yarari, tujya kubabwira ngo mwatubabariye mukaduhisha, ariko kwari ukubasaba imbabazi bwa nyuma. N'ubundi twari twabonye ko nta kindi gihari, ari ugupfa. Ibyo byose giye byabaga mbireba, ariko nkatekera nabwo, ariko aba bantu baratwicira iki? Aba bantu dufitanye ikihe kibazo? Ntanatekereza ko ari umuryango wanjye, natekereza ko dufitanye isano, giye nkumva sinzi ikintu barimo batwicira. Rimwe nanatekereza nkavuga ariko se papa yaba yarabahemukiye, ese bakuru banjye baba barabahemukiye, nkabura igisubizo. Twasubiyeyo turagenda, mama tumusangayo, nsangayo n'abarumuna banjye babiri bagihari, ndababona, ni nabwo bwa mbere nababonye. Mukuru wanjye arababwira ngo twari tuje muduhishe, nimba mwanze reka tubasezere. Yabwiye mama ngo murabeho tugiye gupfa.
igihe naseze kuri ba barumuna banjye nibo numvaga nisanzuyeho cyane, bari n'inshuti zanjye cyane ko ni nabo nari narwanyeho, turagenda. Twakomeje kugerageza twihisha, turahava hari nko mu birometero 2, turarwanya, duca mu nsina, duca mu masaka, duca hehe. Hari n'ahantu twageze nk'abantu bakatubona nk'abagore bakatuvugiriza induru, hari ahandi twageze bamwe bakaduha nk'imineke, afazari ukavuga uti ibyo ari byo byose nimbe nawe umpaye imineke, wenda mpfe nanariye, wenda mpfe banyice hari n'akari mu nda, kuko n'inzara ntiyari yoroshye. No kubona umuntu uvuga uti akira basi n'utuzi, wumvaga ugaruye ubumuntu, wumvaga nibura hari ugufite imbabazi, kuko nta n'umwe wabona ugufitiye imbabazi. Iyo nzira yose tuyinyuramo tugera hari iwacu, dusanga barahashenye, dusanga nta n'ikintu na kimwe gihari. Ariko ubwo uko twagendaga ba bandi babyara bacu na za nteramwe bari badukurikiye, bagenda bareba aho tunyura turenga bahinguka kugira ngo baze kutwicira hamwe n'izindi nterahamwe bagenda bakorakorana. Tugeze aho iwacu rero, aho twari dutuye, itongo ry'iwacu aho riri ni imbere y'amashuri, hacamo umuhanda ku ishuri, ni nk'ahariya ni umuhanda urimo gusa ni ku muhanda. Abaturanyi batuvugiriza induru, abo twari duturanye n'abandi abana bo bari mu rungano rwacu batuvugiriza induru bati dore inyenzi zo kwa Mutabaruka, papa wanjye yitwaga Mutabaruka Andre, bati dore inyenzi zo kwa Mutabaruka turazibonye nimuze muzice. Uko bakavugije induru n'abandi bari badukurikiye bari hepfo barabyumva, baza birukanka. Jye nari natangiye kunanirwa, nari numva naniwe, nta mbaraga mfite, numva urumva nari nagenze cyane, nananiwe, ntaheruka kurya. Bakuru banjye bambuka umuhanda, mu kwambuka umuhanda urumva bari bagifitemo akabaraga, bambutse umuhanda bagana ahari amashuri y'imbere y'iwacu. Noneho babandi bari bazamutse bose bababona barenga mu kibuga hepfo hirya, babasanga mu mashuri. Ariko giye kuko nari nananiwe, nasubiye inyuma ruguru yo mu rugo, hari itongo ry'iwacu, hari agahuru, harimo imigwegwe n'ibindi byose, n'iki ndagiye naseseramo. Jye ntibabashije kumbona, babonye babandi bambutse umuhanda no ku mashuri, barirukanka baragenda barabafata. Ababakuyemo bose narabarebaga, harimo babyara banjye n'abandi nabo bose twari duturanye, barabatwara babajyana ruguru y'amashuri. Hari tuwarete nyinshi zo mu mashuri, bakuraho ibiti babicira aho ngaho, ndeba uko ari 4. Bahere kuri mukuru wanjye, uwo mukuru yari muremure na munini, niwe bahereyeho baramutema, abandi bamukubita impiri, bajugunya muri tuwarete. Bakurikizaho uwo nguwo wundi wa kabiri wamukurikiraga, nawe bendaga kungana, nawe baramwica, nawe bamujugunyamo. Gutyo bagira, nararebaga, hari nko muri metero 50 imbere yanjye, bareba hagati hari mu kibuga gusa. Barabica. Uwo twakurikiranaga, uwo nakurikiraga, niwe baherutse, nawe baramwica. Narabirebaga ndarira, nta kindi, ndarira. Nibo nari najyanye nabo, ari nabo nishingikirije, ndavuga nti nanjye uraba ari bunyice. Babicaga basakuza bavuga muri abatutsi, muratwicira iki, mwebwe muri abatutsi, muri inyenzi, mugomba gupfa. Babasaba imbabazi ariko ntabwo bigeze bababarira, kugeza kuri uwo twakurikiranaga. We yarababwiye ngo mureke mbanze nsenge,
ariko numvaga ko barumuna banjye bakiriho bagihari, ko sinari nzi aho papa ari, sinari nzi aho bakuru banjye abo bandi bari, abo nibo narebaga, nabo nari nzi ko babishe nubwo baje kubica nyuma. Nagize amahirwe imvura iragwa, ndavuga nti ibyo ari byo byose ubwo imvura iguye reka subire hahandi ho mama yari ari. Numvaga ikintu nshaka kubwira mama, kumubwira yuko bakuru banjye nababonye babica. Ikindi numvaga mfite agahinda nkeneye nibura umuntu nanabwira n'ibyo nabonye nganyumve. Ikindi numvaga nshaka kureba ko barumuna banjye bagihari, urumva bakuru banjye bo nari nababonye babishe, ariko nshaka kureba ko barumuna banjye bo bagihari, kugira ngo numve ko ntasigaye jyenyine. Nk'umwana numvaga kuba nsigaye jyenyine ubuzima ntaburiho, ntabwo numvaga ukuntu nshobora kubaho nta bakuru banjye, nta papa, nta barumuna banjye, ntabwo numvaga ko nabaho. Ariko uko bari bamaze kwica ba bakuru banjye bagiye kubwira mama, urumva niba byara banjye ni bandi bajya kubwira mama bati twabishe. Menya yarababwiye ati congratulation ahari. Nagerageje uko nshoboye mu mvura, nyigendamo imvura nyinshi, ngira amahirwe ngera muri famiye zo kwa mama. Ubwo ni babyara banjye bandi bari bafite ingo n'abandi bene wabo wo kwa mama, ariko nabwo bitanyoroheye kuko aho nanyuze naho inzira ntabwo nari nzi inzira nyinshi, ni inzira nk'ebyiri nari nzi. Nacaga imbere y'amago y'abantu ariko bakamvugiriza induru nkirukanka. Hari naho nageze nirukankira mu nzu yo kwa mama wacu, arangije nawe amvugiriza induru, mvamo ndirukanka, baranyirukankana. Ngira amahirwe imvura iba nyinshi, ngera mu Masaka ndihisha, ntibambona ko imvura ari nyinshi basubirayo. Aho umuntu yacaga hose bamuvugirizaga induru, ngo inyenzi, inzoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngeze muri ibyo bice byo hafi y'aho kwa nyogokuru, famiye zo kwa mama ni benshi n'ubu barahari. Ngera ku rugo rwa mubyara wanjye witwa Kananura, n'ubu barahari n'abandi benshi. Mpageze imvura yaragwaga nyinshi, barampamagara, urumva nari imbazi. Uwo Kananura yajyaga aza mu rugo muzi, barampamagara. Ari kumwe n'uwitwa Nshimiye nawe ni mwene wacu arahari, n'undi umwe. Barambwira ngo uvuye, ndababwira nti mvuye kwihisha. Urumva numvaga ari umuryango wanjye, mvuye kwihisha. Bakuru bawe bari nti bakuru banjye bari babishe. Barabambaza bose ndabatondekanya, barambwira ngo ubwo hasigaye Kayumba, hasigaye Yohana, hasigaye Mutabaruka, hasigaye n'abandi. Batisuza aho bari, ndababwira nti oya. Numvaga kubabwira ko nababwiye ndimo ndira mbabaye, numvaga kubabwira ari abantu banjye, ari umuryango wanjye ndimo ndirira, bari bumbwire bati komera, ihangane, nta kibazo. Baranambajije ngo se bihishe hehe, ndababwira nti ntago mbizi, ariko kwari ukugira ngo nabo bamenye aho bihishe, bagende babakureyo babice. Muri ako kanya barambwira ati se ko nawe tugiye kukwica. Mbwira Kananura, ndamubwira nti se Kananura, ubwo waba unyicira iki? Ko uri mwene wacu tukaba dufitanye isano, waba unyicira iki? Arambwira ngo uri umututsi. Ndamubwira nti ntago ndi umututsi, genda mwene wanyu. Uwo witwa Nshimiye aravuga ngo mureke tukice vuba
tukarangize tukice, nta bintu byinshi byo gutinda, mwe muratindana n'inyenzi, muratindana n'inzoka, tukice. Uwo Nshimiye arahari, ubu ni umucuruzi, aracuruza i Kigali hano, ngo tukice, nta mpamvu yo gutinda mu nzira, muravuga niki? Noneho bagiye kunyica umugore wa Kananura aravuga ngo se nimumwicira hano muramujugunya hehe? Azanuka kandi nta toilette dufite toilette imwe, nimumujugunyamo azatunukira. Ibyiza mu mujyane mujye kumwicira aho bicira abandi mu byobo rusange, aho biciraga abantu benshi kuri segiteri n'ibindi byobo byinshi byari byaracukuwe. Mbahize gutyo mu minota mike, ariko nitegura gupfa nanone mu yindi minota mikeya yindi igiye kuza. Barantwara, baranshorera, Kananura mfata ukuboko, ariko nkavuga nti naza guhuga gato ndibwirukanka, kuko nari namaze kubona ko nta mikino irimo, namaze kubona ukuntu bishe bakuru banjye, maze kubona ndavuga nti aba bantu ni abagome, nanjye bari bunyice. Nagiye musaba imbabazi Kananura, mubyara wanjye, nkavuga nti Kananura, turi umuryango umwe, jewe iby'inyenzi simbizi, sindi n'inyenzi, n'iby'abatutsi simbizi. Noneho akambwira ati wowe uri umututsi, wowe uri inyenzi. Nkavuga nti ntago ndiwe. Nkagenda mubwira ukuntu yazaga mu rugo, kuntu twari n'inshuti, ariko kwari ukumuhendahenda kugira ngo atanyica. Aranga. Tugera aho bagombaga kunyicira hafi, nicara hasi nanga kugenda. Arankurura, mfata insina, ankubita amaboko, ncika intege. Ndavuga ntoke ntisaba ntitugende. Nkamubwira ariko Kananura, ubu mugiye kunyica, murimo muranziza iki? Ati tugende nkwice windushye yewe. Twageze ahantu hamwe ntazibagirwa, mbona aho bagombaga kunyicira nk'imbere, imbere rwose mu metero nkeya, mbona n'abantu benshi n'iki. Ndaje nabwo ni Kananura, nihagarara nkubwire, ni jewe ugiye kunyica, ariko uranziza ubusa. Ati kubera iki? Nabanje kumubwira nti reka tuganire, reka twumvikane, reka tuganire twumvikane nk'abavandimwe, musaba imbabazi, ndarengana. Navuze ibintu byinshi, navuga ntariko icyo ugiye ikosa ugiye gukora, jewe ugiye kunyicira usage, ntabwo ndi umututsi. Ati kuki utari umututsi? Ni jewe, yarambwiye ngo so ni umututsi. Ndamubwira nti yego ndabyemera, papa ni umututsi, ariko mama ni umuhutu. Jye nakurikije mama, sinakurikije papa. Nahisemo ubwoko bwa mama, sinahisemo ubwoko bwa papa. Abandi bari kumwe baraseka ngo ntureba nako kazuru kawe ngo uri umututsi, we tugende tukwice. Numvaga nta kindi, nta handi, ndemera turagenda. Twagize amahirwe turahagera, nagize amahirwe, mpageze dusanga igitero kiratsimbuye, kuko imvura yari yaguye bugamye, none bakoraniye ahantu hamwe hepfo. Noneho tuhageze abona igitero kiratsimbuye, abanyuma aravuga ati bagiye gusahura. Ningenda mu banyuma ntacyo ndi busahure, ntacyo ndi butware, reka nirukanke nkasigaho ngo ngumaho ndaza nkwice. Ndavuga ntoke ntisawa, ndategereza. Naje kuhava, ndongera nsubiza ya nzira kugira ngo ngere kwa nyogokuru byara mama, ndebe mama ko mbwire mama ibyambayeho, mbwire n'abarumuna banjye yuko nkiriho, ndebe ko bakinariho. Nenda kuhagera mpura na murumuna wa Kananura na mubyara wanjye, aramfata nabansubizayo ngo banyice. We naramubwiye nti rero, nti nubwo nsubijeyo, mukuru wawe ankuye yanjyanyeyo, ntabwo banyishe. Ati kuki batakwishe? Nti ntabwo bashaka kunyica, bambabariye. Ariko naramubeshyaga, naramubwiye ngo bambabariye,
nzagaruke ejo. Ati oya, ati nsubizeyo. Ansubizayo, tuhageze dusubiyeyo nanone hahandi abantu barambona, baramubwira ngo uwo mwene wanyu Kananura mukuye hano ngo akiri impiri umwice. Arabireba aravuga ati se nanjye ko igitero cyagereka nanjye nikurikira igitero. Aba aragiye ansigaho. Ndavuga n'ubundi kuva batanyishireka nisubireyo. Inshuro ya gatatu bahanzana wagombaga kunyisha bavuze ngo ndananiwe, ngo nisha abantu benshi, ndananiwe, nisha abantu benshi, ndananiwe, muzamuzane ejo. Ndongera nsubirayo ndigendera, ndavuga nti kuko gupfa byo nari nabyemeye, ariko numvaga mvuga nti reka ndebe ko barumuna banjye nibura. Gupfa byo numvaga izo nshuro zose, ya gatatu numvaga mvuga na ahubwo banyice vuba nanjye mfe, nishyiramo yuko naravuga nti bakuru banjye bapfuye bagiye mu ijuru, ndavuga nti nanjye nibanyica ndajya mu ijuru. Ngeze kwa nyogokuru byara mama, aho nari nasize barumuna banjye na mama, nta muntu n'umwe nahasanze. Nasanze mubyara wanjye gusa w'umukobwa wari uhari, ari hepfo yo mu rugo, hepfo yo kwa nyogokuru byara mama. Noneho nahageze naniwe, imvura yari yaguye, nanyagiwe, nanashonje. Namubonye hepfo y'iyo nzu yo kwa nyogokuru, ndamubaza nti se abandi bari hehe? Ariko abandi namubazaga ni barumuna banjye. Narabaje nti se barumuna banjye bari hehe? Kuko numvaga nshaka kubabona, numvaga nabo mfite ubwoba ko bashobora kuba bishwe, ariko nanone kuko nta gihamya nari mfite numvaga bakiriho, bityo nkumva yuko ntari jyenyine. Mubyara wanjye w'umukobwa arahari, arambwira ati barumuna bawe babishe. Ndamubaza nti se bapfuye gute, byagenze gute? Urumva nashaka kubimenya, nabanje no kugira ngo arambeshya, ariko nibyo yambwiraga koko nibyo. Impamvu ariko ntahise mbyemera, naravugaga nti ko nabasigiye mama bari mu maboko meza, ninde wabishe? Arambwira ati mama wawe yabashyiriye Mukurarinda, Mukurarinda arabica. Mukurarinda ni marume wanjye. Sinabyemeye kuko numvaga bidashoboka, naravuga nti arimo arambeshya, arimo arankinisha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ko n'ubundi ntababonaga, nabyo nabanje kubigiramo ubwoba, ariko ndavuga nti ntabwo aribyo, ntabwo bishoboka. Ndongera ndamubaza, arambwira ati nyoko yabashyiriye Mukurarinda arabica, yabashyira interahamwe zirabica. Nararize, ariko nta kundi byari kugenda, ko nta kindi byari guhinduraho. Ngiye kubona mbona mama araje, mama nanjye ahita njyana, abwira wa mubyara wanjye ngo amuherekeze. Barantwaye, ariko mu by'ukuri ntabwo nakekaga ko ari mama unyijyane ngo banyice. Naravugaga nti wenda agiye kubwira abandi, interahamwe ababwira ati basi mureke uyu asigare, kuko bari banafite n'ubushobozi, bari abicaga bose, ni basaza be, ni babyara be, n'abandi bose benshi bafitanye amasano. Niko numvaga koko kagiye kubikora, ariko ntabwo ari byo, ahubwo nanjye yaranjyanye ngo banyice. Ni umwanya utaranyoroheye na gatoya, n'ubu iyo mbyibutse, ari naho n'izina narikuye ma mère matiwe. Kuba umubyeyi wawe, umubyeyi wakubyaye agutanga ngo bakwice, ndetse akanatanga barumuna bawe. Barumuna banjye tuvukana babiri bakabica, ariko ngira amahirwe mbaho kubw'Imana yabishakaga, kugira ngo mbe uyu munsi mbwira abantu ibyatubayeho. Ngiye niko mbifata, kuko sinarwanya urugamba rwinshi, banjyanye inshuro zirenga zingahe, na mama aranyijyanira, ariko ngira amahirwe ndarokoka, mbasha kubaho. Ni ubuhamya burebure rero, bubabaje, buteye agahinda,
niyo mpamvu tugitangira navuze nti rimwe na rimwe iyo tubivuga turakomereka kuko bidusubiza inyuma. Imyaka 28 irashize twibuka, ariko n'ubu ibikomere ntibirakira. Nubwo navuga ngo hari ibyoroshye ni ukoroha ariko ntibirakira. Ntago wakira igikomere cyo kubona umuntu yaragutemeye imbere mukuru wawe umuzi ari mubyara wawe cyangwa se ari n'inshuti, ubwo ndavuga ku bandi, hakarengaho none n'igikomere cy'umubyeyi wawe kugira ngo akwifatira kujyane akwihakane uri umututsi. Ntago ibyo bikomere birakira, ndetse nkeka ko bitazanakira vuba. Ubwo kugira ngo aho naho mpave, mama yarahageze abaza abari bari aho bari b'interahamwe ati abica bari hehe ngo nawe bamwice. Baramubwira ati bananiwe, bwari butangiye kwira, bwari butangiye kuba nimugoroba, kandi nibyo koko bari bananiwe. Bari bishe abatutsi benshi, bamwe basahuye, barimo barya ibyo basahuye, barya inka z'abatutsi, barya amatungo, banishima, banywa n'amayoga, koko ngo bari bakoze akazi kenshi, ariko nta kazi karimo, kuko kwica abantu se nta kazi karimo, nta kazi karimo. Kwica abantu baziranye, umuntu si itungo ngo baramwica ngo bamurye, kwica gusa. Ariko uwo marume bari bankiriye ngo anyice, nawe yari ari mu basahuye ibintu byinshi, ariko ashaka kubitwara wenyine. Abandi baramwangira, bararwana, baricana hagati yabo, baramarana. So jyewe ngira amahirwe rero, kubera uko kurwana n'iki n'uwo wari kunyica arapfa, mpava gutyo. So n'urugendo rurerure rero, ni amateka ababaje, ntabwo umuntu yavuga umunsi umwe ngo yarangize. Ariko ndumva nahiniraho, ahari wenda ibindi tuzagenda tubiganira, cyangwa se hari n'ibindi wenda ntasobanuye neza kugira ngo ubashe kumvikana. Benshi babisoma mu gitabo kugira ngo bazamenye mu by'ukuri Albert ubuzima yaciyemo n'ubuhe. Urakoze cyane Albert. Amateka ababaje, amateka ashaririye nk'uko wabitubwiye. Ese ni izihe mbaraga cyangwa se ni iki byagufashe kugira ngo udaheranwa n'amateka, ntuheranwe n'agahinda, ahubwo ugahitamo gukora ukaba uri uyu munsi na byinshi wagezeho? Utubwiye mu magambo make, ni iki byagusabye, ni iyihe mpamvu utahisemo guheranwa n'amateka? Mu by'ukuri jyewe icyizere cyo kubaho natangiye kukigira inkotanyi ziturokora. Nibwo natangiye kugira icyizere, ndavuga ntariko ku mutima, nari ndi umwana, ndavuga ntariko nubwo hari abatwishe, nubwo hari abashaka kutwica, hari abandi bifuza ko tubaho. Inkotanyi sinari nzizi, nta n'umuntu nari mfite wagiye mu nkotanyi, kuko bakuru banjye babishe, bagerageje kujya mu nkotanyi biranga, barabica birarangira. Ariko numvise yuko hari abantu barimo barwana kugira ngo bahagarike abicanyi, nibwo natangiye kugira icyizere. Uyu munsi wa none nshimira inkotanyi ko numvise, nubwo abo bantu ntabazi, ariko nibura bavuga bati kuki abantu bicwa. Nibwo natangiye kugira icyizere, numva yuko no gupfa ntagipfuye, ko hari abanyifuriza neza, kuko abandi bose wowe wanyuragaho, nta muntu jyewe wigeze ambwira ati komera, impore, humura, urazira ubusa. Kuko nibura n'ibyo iyo umuntu yashoboraga kuba yabivuga, umuntu wumvaga ko wenda hari n'umuntu umufitiye impuhwe. Abantu bose bari batwanze, aho unyura ni inyenzi, ni inzoka, ni muzice, kandi abo bose dufitanye amasano. Nyuma ya jenoside rero, uko naje kwiyubaka, mu by'ukuri narwo ni urugendo rurerure, nacyo ni ikindi gitabo. Ariko mu kwiyubaka cyane ni leta agiye yamfashije, ko kugira ngo umwana w'imfubyi nige, ndabihera
gutangira kwiga, ntangira kwiga muri segonderi, farije inyishyurira ibikoresho, ibyo byose nibwo natangiye kubona ko urumuri rw'ubuzima cyangwa icyizere ko gishoboka. Ndi ubwo nyirangiza ndi imfubyi, nubwo nize bingoye, rimwe na rimwe navuga ariko ubundi ndigira iki, nta papa, nta mukuru wanjye, nta muryango, ese biroti yo ndanayereka nde? Nta muntu nigeze nereka biroti, icyo nacyo ni ikindi gikomere. Ariko nibura naravugaga nti ngomba kubaho kuko hari abo mbona bashaka kumbaho. Ikindi kwiyubaka, nkanjye ngira ngo mbibwire n'imfubyi za jenoside, ntabwo twebwe turiho kubw'abacu twabuze. Imfubyi ihagarariye umuryango runaka, ngiye mpagarariye umuryango wa Mutabaruka, Serge ahagarariye umuryango wa papa we, agomba kubaho rero. Icyo cyonyine nicyo kigomba kumuha icyizere, nanjye kikaba icyizere ko ngomba kubaho, kuko nimpfa ninigira, reka mbyite, ninigira akaraha kajya he, nkigira umuntu udashobotse, nkanywa urumogi, nkanywa itabi, umuryango wanjye niwo nzaba ndimo gusebya. Kandi ikindi gihe nizera ko umuryango wanjye, nijoro njya nicara rimwe na rimwe nkareba mu kirere nkabona inyenyeri, mbonamo papa, nkabonamo bakuru banjye, barumuna banjye, ndavuga ntibagiye mu ijuru, aho bari barandeba, aho bari bansabira umugisha. Ikibi cyose nakora rero mba ndimo mbabaza umuryango wanjye. Ngiye rero nicyo cyanyubatse. Kwiyubaka ko turakiyubaka, n'ibikomere nabyo kubikira ubwabyo nabwo ni ikindi, ariko niyubatse kugira ngo umuryango wanjye muheshe agaciro. N'uwanangiza imfubyi sinifuza ko yambona akanseka, sinifuza ko yambona mbabaye, niyo duhuye ndaseka, yambona nambaye neza, narize, nize kaminuza, ubu ngubu ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore, mfite n'inshuti, mfite n'abantu bankunda, kandi mfite n'igihugu kinkunda. Kwiyubaka rero biracyakomeje, ni byinshi, ibitekerezo ni byinshi. Ndumva ko no mu minsi iri imbere nanjye mfite organization ndimo nshinga, noze mbivuga naho na Serge, naranayitangiye, hari ibikorwa mfite, tugende duha abantu amakayi, dufasha abantu kugira ngo nabo barebe ko twavuyemo abantu bazima. Ibikomere rero biracyahari, ariko nanone imfura ishinjagira ishira, ariko tugomba gukomera. Ikindi inama nagira bagenzi banjye, ndashaka kuzijya ku buryo bubiri. Iya mbere ni iy'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ndagira ngo mbabwire ngo bakomere, dukomere. Turiho kandi tuzabaho, tugomba no kubaho. Icyatumye nsigara mu muryango wanjye, muri bakuru banjye bari bakuru, ndi mutoya, icyatumye usigara ni ukugira ngo ubeho. Ugomba kubaho rero. Ahabi turahazi ho twavuye, ubu turi heza, tugomba kubaho kandi tukanabaho neza. Ikindi ni ukubwira abatugize imfubyi, abatwiciye abavandimwe, nta kintu waha umwana wagize imfubyi, ntacyo waha Serge, umuntu wamwiciye akamwicira nyirakuru, akamwicira ndabavandimwe, ntacyo Serge, ntacyo baguha. Nanjye ntacyo wama cyansimburira mu muryango. Ariko ikintu kimwe gishobora kunshimisha cyangwa kigashimisha n'undi, ni ukubona uwakwiciye gusaba imbabazi. Nicyo kintu cyanshimisha. Uwanyiciye akansaba imbabazi, nubwo twibuka ku nshuro 28, hari bakuru banjye ntazi aho baguye. Papa nubwo mbyumva ntago nigeze mubona, sinzi aho bamujugunye, nduzi ko ari ukumujugunya, ariko nashimishwa nuko nabona umuntu aza kumbwira ati nubwo so ntamwishe ariko nabonye bamwishe bamujugunya, bityo nkamutaburura, nkamukuramo, nkagenda nkamushyingura mu cyubahiro. Ibyo rero nibyo dukeneye.
nanamuha n'imbabazi cyane, nta kibazo, ntacyo byantwara nubwo nazitanze, ariko nakongera nkazimuha. So rero ni ibyo numva byamfasha. Ikindi ni uko tubanye nk'abanyarwanda, duturanye n'abatwiciye, duturanye n'abaduhemukiye, duturanye n'abatuririye inka, duturanye n'abatuririye amatungo, turaturanye, tugomba kubana nabo. Leta yarakoze, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yo yabidushoboje, ntabwo ari twe twabyishoboje, ikindi ni Imana. Yego, urakoze cyane. Murakoze. Urakoze kandi dukomeze tujye n'imbere, n'ubundi naho tujya ni heza. Tugana ku musozo, Serge, urabona ari iyihe nama cyangwa se n'icy'urubyiruko rwagakuye mu kuba hari abataraheranwe n'amateka ndetse n'ibihe bibi bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 u Rwanda twaciyemo, ni iki urubyiruko rwakwigiramo? Urakoze. Urubyiruko ikintu rwagahereyeho rwiga ni uko rwagize amahirwe yo kwigira ku bintu bifatika. Ibintu bifatika nshatse kuvuga, urubyiruko ruriho ubu, iyo bavuze bati hari runaka wahagurutse akajya ku rugamba akajya guhagarika Jenoside, ntabwo inshuro nyinshi ntabwo abisoma. Ni umuntu ashobora kuba azi, ni se wabo. Noneho niyo abaze imyaka ahita abona ko uwo se cyangwa uwo se wabo cyangwa uwo nyina wabo yagiye guhagarika Jenoside ari umujene. Urumva ni urugero rufatika, si ibintu asoma. Aya ni amahirwe bafite ko bamwe baracyariho, abandi baguye ku rugamba rwo guhagarika Jenoside. Icyo ni kimwe. Ikindi, ubwo ni ubutwari bw'abaranze. Nyuma yaho baviriye ku rugamba, bamwe baguyeyo abandi barokotse, baraje barakora cyane, bakura amaboko mu mufuka. Niyo mpamvu njye namwe twese twicaye aha dufite igihugu cyiza gifite umutekano ndetse twibonamo. Iyo baza rero ntibakore, ntago twari kuba tugeze aha. Urwo ni urundi rugero rufatika gutya. Iyo baza bakajya muri ibyo birangaza nk'uko yabivuze, ntago tuba tugeze aha. Urubyiruko rero rufite amahirwe, uzi gukura mu gihugu aho ibikorwa ari byo bivuga kurusha amagambo, kuko abatubanjirije batubwira amateka ko bakuriye mu gihugu cya Munyangire. None twebwe ibyo nta bihari. Yahoze avuga abantu bari mu nterahamwe, ubu ngubu binjijwe mu nzego z'umutekano kandi bakorera igihugu batarobanuwe. Ibyo rero urubyiruko rurimo rurakura rubibona. Twumva amagambo meza y'abayobozi b'igihugu bicara batubwira gukora cyane, sibyo no kubitubwira nabyo tukanabibona, ukuntu baturwaniye ishyaka tukiga. Urubyiruko rero rurimo rurakura ubu ngubu rudashikamye ngo rukore, rukure amaboko mu mufuka, rukore, rwirinde kurangara, rwirinde amacakubiri, rwirinde kugira ubunebwe. Byazarangira batetereje abaduhaye urugero rwiza, bakaduha igihugu twese twibonamo, igihugu kidukunda. Baba batetereje abo bose abitangiye igihugu bakakimenera amaraso kugira ngo tube turiho ubu ngubu, baba babatetereje. Nkumva rero inama naho urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka, bagakora, bakamenya ko ejo habo ntago bazahakesha aho bavuka, ubwiza, uburebure, ubugufi, kumenya kuvuga neza, uteranya bagenzi bawe. Ejo bazahabeshwaho no kuba bakora cyane, bafite mu mutwe, bafite n'urukundo. Ndumva ari iyo nama natanga.
ariko nanone nihanganishe inshuti n'abavandimwe barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihe cyo kwibuka, nibakomere, ariko nanone nsoze nshimira inkotanyi. Inkotanyi mwarakoze cyane, mwarakoze, ntago twabona uko tubitura. Icyo twabitura ni ugukora cyane, ntiturangare, ntitujye mu bidutesha umwanya, ntitujye mu bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, bagashaka kurangaza amahanga bayabwira ibitari byo, kuko akenshi na kenshi niho bategera urubyiruko, bagashaka kubidushoramo. Rwose inkotanyi mwadutoje gukotana, turabashimira, Imana izabaha umugisha, natwe kandi ntabwo tuzabatetereza. Murakoze. Murakoze cyane, reka ngushimire Serge na Albert, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Yego, wambwiye watubwira nta kibazo. Ndagira ngo nanjye ngire icyo mvuga ku rubyiruko. Urubyiruko cyane rw'iki gihe ni rwigire ku mateka, ku mateka yaranze igihugu cyacu. Nubwo tuvuga amateka mabi twanyuzemo, ariko hari n'amateka meza u Rwanda rwubatse, kandi n'ubu u Rwanda ni igihugu cy'icyitegererezo mu mahanga. Urubyiruko rwacu rero, nk'uko Serge abivuze, ni rwigire ku mateka meza. Amateka mabi tuyashyire ku ruhande, nubwo nayo yaba inyigisho, tukareba ayo mateka mabi yaturanze, ariko nanone twavuga ngo hari amateka meza. Amateka mabi ngira ngo genda byibuka, benshi bari interahamwe bishe banatwice, bari urubyiruko, kuko nibo batojwe, nibo bari bafite imbaraga. Ni urubyiruko rwigishijwe nabi, rwigishijwe kwanga bagenzi babo, Abanyarwanda, abantu bavuga ururimi rumwe, bahuje imico, bahuje n'imigirire. Ariko nanone urundi rubyiruko rwatojwe neza, abenshi bari bari mu nkotanyi, nabo benshi bari urubyiruko, n'ubu barahari, bamwe ingero zirahari, bari bakiri bato. Nk'urugero waduhaye rwiza, rwabonye umwana, umusore wari ukiri muto ahetse imbundi muruta. Benshi ni abo ngabo, nibo badukijije, babaga bafite ishyaka rikomeye ryo kurwanirira igihugu no guhagarika jenoside. Urwo ni urubyiruko rwiza, rurahari rero. Urubyiruko rero dufite uyu munsi rwigire kuri ayo mateka meza, kugira ngo narwo ruzavemo abantu bo gukorera igihugu, igihugu cyiza kitarangwamo amoko, kitarangwamo amacakubiri, kitarangwamo urwango urwo ari rwo rwose, ahubwo twese duharanire kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko turi Abanyarwanda. Ndashimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, nk'uko nabivuze, nshimira n'inkotanyi, kuko nshimira na Perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri ikintu cya mbere nshimira ni uko Leta yemeye yuko tubana n'abatwiciye. Iyo inkotanyi zishaka guhora, ntabwo byari kuzinanira, ntabwo byari kunanira, bari babifite n'ubushobozi, ariko ntabwo ari cyo bahisemo. Bahisemo kwemera ko tubana twese, tukubaka igihugu, kuko ni nacyo barwaniraga. Inkotanyi nicyo zarwaniye, ari nacyo tubashimira, ari nayo mpamvu uyu munsi turiho, ari nayo mpamvu uyu munsi twese twitwa Abanyarwanda, kandi duharanira igihugu kimwe. Ndazishimira. Nanjye numva icyo twazitura ni ugukora cyane, tukigisha bagenzi bacu, tukigisha inshuti, tukanigisha n'amahanga, kugira ngo twubake isi izira urwango, isi izira amoko n'amacakubiri.
murakoze cyane, ndabashimiye kandi dukomeze dukomere muri bino bihe bitoroshye, twibuka twiyubaka, dutera imbere mu buryo bwose butandukanye, ndetse tunafasha na bagenzi bacu ababa bafite ihungabana muri bino bihe bitoroshye. Dukomezanye kandi dukomeze dukomere, twibuke twiyubaka.